Umunsi wa 26 gukura kuko kunyura mu bishuko. Hahirwa umuntu udatsindwa ngo akore ikibi iyo ageragejwe, kuko nabisohokamo azahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranije abayikunda. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Ibishuko nanyuzemo nibyo byambereye abarimu bakuru mu kumenya Imana. Martin Luther. Buri gishuko ni umwanya ubuhawe wo guhitamo gukora icyiza. Mu nzira yo gukura mu bugingo, ibishuko nabyo bihinduka ibuye ryo kuririraho aho kuba igisitaza iyo umaze gusobanukirwa ko buri gihe ushutswe uba ubonye uburyo bwo guhitamo hagati y'icyiza n'ikibi. Muri ibyo byombi, ibishuko biguha kwihitiramo icyo ukora. Nubwo ibishuko ariyo ntwaro ya mbere ya Satani yo kukugirira nabi, Imana yo ibishaka kubikoresha kugira ngo igutere gukura. Igihe cyose uhisemo gukora icyiza ukakirutisha gukora icyaha, uba uteye intambwe mu kwitwara nka Kristo. Kugira ngo usobanukirwe ibi ngibi, ugomba kubanza ukamenya ibiranga imico ya Yesu. Bumwe mu buryo buhinnye butubwira iyo mico ye ni imbuto z'umwuka. Iyo umwuka wera ari we ugenga ubuzima bwacu, azatweramo imbuto zikurikira: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, ubudahemuka, kugwa neza no kwirinda. Izo mbuto 9 ni uburyo burambuye bwo gusobanura rya tegeko riruta ayandi, kandi zigaragaza neza ibyarangaga Yesu Kristo. Yesu ni urukundo rutunganijwe rwose, ibyishimo, amahoro, kwihangana na ziriya mbuto zindi zose zibumbiye icyarimwe mu muntu umwe. Kwera imbuto z'umwuka ni ugusa na Kristo. Umwuka wera rero abigenza ate ngo yere ziriya mbuto 9 mu buzima bwawe? Ese aziremeraho ako kanya? Ese uzabyuka rimwe mu gitondo nujya kureba usange zose zakuriye muri wowe? Oya, imbuto iteka zikura kandi zikera buhoro buhoro. Amagambo akurikira akuyemo rimwe mu mahame y'ubugingo akomeye ukeneye kumenya mu buzima. Imana ikuza imbuto z'umwuka muri wowe, yemera ko unyura mu bibazo bituma ugeragezwa ukageza aho wumva wagendera mu ngeso zitandukanye n'imbuto z'umwuka Imana ishaka ko wera. Gukura mu mico iteka bisaba guhitamo, kandi ibishuko bitanga uburyo bwiza bwo guhitamo. Urugero, nk'Imana ishaka kutwigisha gukunda, ishyira mu nzira yacu abantu badakunditse. Si ngombwa kugira imico myiza ngo ushobore gukunda abantu beza n'abagukunda. Imana itwigisha kwishima, iducisha mu mibabaro tugeramo tukayihindukirira. Kugubwa neza biva mu buryo ubayeho, ariko ibyishimo nyakuri bituruka mu buryo ubanye n'Imana. Iyo Imana ishaka gukuza amahoro muri wowe, ituma ibintu bitagenda nk'uko wateganyaga, ukanyura mu bihe by'akaduruvayo n'umwijima. Biroroshye kuba umunyamahoro iyo wicaye neza wirebera izuba rya kiberinka mu gihe cy'akagoroba, cyangwa iyo uryoshye mu biruhuko. Twiga kugira amahoro nyakuri iyo duhisemo kwizera Imana mu bibazo bidutera guhangayika cyangwa kugira ubwoba. Ni muri ubwo buryo no kwihangana biza iyo tunyuze mu bihe bidusaba gutegereza kugeza aho wumva warakara cyangwa ukavuga nabi. Imana ikoresha ibintu bihabanye na buri mbuto kugira ngo iduhe guhitamo uko twitwara. Ntushobora kwihandagaza ngo uvuge ko uri mwiza iyo utari wageragezwa ngo wumve ushaka kuba mubi. Ntushobora kuvuga ko uri mwiringirwa niba utarigeze unyura aho washoboraga kuba umuhemu. Ubudakemwa buzanwa no kunesha ibishuko byo kuba umuriganya. Kwicisha bugufi bigaragara iyo twanze kuba birasi. Kudacogora bizanwa no kunesha ibishuko byo gucika intege. Igihe cyose unesheje igishuko uba urushijeho gusa na Yesu. Uburyo ibishuko bikora bizagufasha kumenya ko Satani ahora akora ibintu mu buryo budahinduka. Amayeri n'uburiganya yakoresheje kuva isi yaremwa nibyo n'ubagikoresha. Ibishuko byose bikurikirana mu ntera zisa. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo imigambi ye turayimenyereye. Bibiliya itwereka neza ko ibishuko byose bigenda mu ntera enye, kandi uko Satani yazikoresheje kuri Adamu na Eva ni nako yazigerageje kuri Yesu. Mu ntambwe ya mbere, Satani arabanza agashaka icyifuzo kikurimo. Gishobora kuba ari icyifuzo kirimo icyaha, nko gushaka kwihorera cyangwa gukandamiza abandi, nk'uko gishobora kuba ari icyifuzo gisanzwe cyemewe nko gushaka gukundwa, guhabwa agaciro cyangwa kunezeza umubiri. Ibishuko bitangira Satani ashyize mu bitekerezo byawe gushyira mu bikorwa icyifuzo kinyuranye n'amategeko y'Imana, cyangwa iyo uhisemo gusohoza icyifuzo cyiza ariko mu buryo butemewe cyangwa mu gihe kitari cyo. Mu bintu byose ujye utinya gufata inzira z'ubusamo. Kenshi ziba zihisha ibishuko. Satani arakongorera ati, ibi ni uburenganzira bwawe, wagombye kubibona nonaha, kandi bizakunyura, bizakurema umutima, bishobora no gutuma wumva umeze neza kurutaho. Kenshi twibwira ko ibishuko bituruka hanze, nyamara Imana yo ikatubwira ko biva muri twe imbere. Iyo uba udafite kwifuza muri wowe, ibishuko byose nta mbaraga byakugiraho. Ibishuko iteka bitangirira mu mutima, ntabwo bituruka mu byo unyuramo. Yesu yaravuze ati, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi, kugira nabi, uburiganya, iby'isoni nke,
ishyari, kubeshyera abandi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu. Yakobo abivuga neza ko hari igitero cy'ibyifuzo bibi birwanira mu mitima. Intambwe ya kabiri mu nzira yo kugwa mu gishuko ni ugushidikanya. Satani akugerageresha kuguteramo gushidikanya ibyo Imana yavuze kuri icyo cyaha, akubwira ngo ese koko Imana yavuze ko atari byo? Ese Imana ibi ntiyaba yarabivuze ibibuza abandi cyangwa ibibuza ariko mu gihe kitari nk'iki? Ese ubundi Imana yanga kumererwa neza? Bibiliya iratuburira ngo mwirinde, ntimwemerere ibitekerezo bibi cyangwa gushidikanya kubatera gutera umugongo Imana ihoraho. Intambwe ya gatatu ni ikinyoma. Satani ntashobora kukubwira iby'ukuri kuko yitwa se w'ibinyoma. Ikintu cyose azakubwira kizaba ari ikinyoma cyangwa ari ukuri kutuzuye. Iteka ryose Satani azaguha ibinyoma bye abisimbuza iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo. Satani azakubwira ati ntimuzapfa, muzamenya ubwenge kuruta Imana, ntacyo bizagutwara, nta n'uzabimenya, kandi bizagukemurira ibibazo. Ikindi kandi n'abandi bose niko bagenza. Niba ari n'icyaha ni gato cyane ntacyo gatwaye, ariko burya akaha gato ni nko kuvuga ngo nkwita indano. Amaherezo namwe birashyira bikajya ahagaragara. Intambwe ya kane ni ukutumvira. Amaherezo urangiza ushyira mu bikorwa icyo gitekerezo wakomeje gucunda mu mutima wawe. Icyatangiye ari igitekerezo gusa kikarangira gihinduka imyitwarire. Amaherezo umuntu yumvira icyamutwaye umutima, ukemera ibinyoma bya Satani, ukagwa mu mutego. Yakobo yatuburiye kwirinda agira ati twoshywa iyo dukuruwe kandi tukagwa mu mutego w'ibyo turarikiye. Nuko iryo rari riratwita rikabyara icyaha, icyaha nacyo cyamara gukura kikabyara urupfu. Ntimukayobe bene data bakundwa. Kunesha ibishuko. Kumenya neza uburyo ibishuko bikora bigira umumaro, ariko hari intambwe zihariye ukwiye gukurikira kugira ngo ubitsinde. Icya mbere, wange gukuka umutima. Abakristo benshi baterwa ubwoba kandi bagacibwa intege n'ibitekerezo birimo ibishuko, bagahorana umutima ubacira urubanza wo kumva batarakura ngo bagere aho batakigeragezwa. Bakumva bafite isoni zo kuba bagishukwa. Ibyo rero ni ukutumva neza kuba mukuru mu bugingo icyo bivuga. Ntabwo uzigera ukura ngo ugere aho utagishukwa. Mu buryo bumwe, niwumva ushutswe ujye ubyishimira nk'ikimenyetso cyo gushimwa. Satani ntazigera yigora ajya gushuka abakora ibibi, aboshya, abo baba baramaze kuba be. Ibishuko ni ikimenyetso cy'uko Satani akwanga, ntabwo ari ikimenyetso cy'intege nke cyangwa cy'umutima ukunda iby'isi. Kandi ni ikintu gisanzwe kikwibutsa ko uri umuntu kandi uri mu isi yaguye mu cyaha. Ntibizagutangaze ngo biguhungabanye cyangwa ngo biguce intege. Wemere ko ibishuko ari ibintu bitazabura mu buzima. Nta na rimwe uzigera ubona aho ubihungira burundu. Bibiliya iravuga ngo igihe cyose ugeragejwe ntabwo ivuga ngo waramuka ugeragejwe. Pawulo atugira inama atwibutsa ati mwibuke ko ibishuko byose muhura nabyo bidatandukanye n'ibyo abandi bahura nabyo. Ntabwo ari icyaha gushukwa. Na Yesu yarashutswe ariko ntiyakora icyaha. Ibishuko bihinduka icyaha iyo wemeye gutsindwa nabyo. Martin Luther yaravuze ngo ntushobora kubuza inyoni kuguruka hejuru y'aho uri, ariko ushobora kuzibuza kukwarika ibyari mu musatsi. Ntushobora kubuza Satani kukongorera ibitekerezo bibi, ariko ushobora guhitamo kutabitindaho cyangwa kutabigenderaho. Urugero, abantu benshi ntibazi gutandukanya gukururwa n'uburanga bw'umuntu cyangwa kumva imyanya ndangagitsina yahagurutse ngo abitandukanye n'icyaha cy'ubuhehesi. Ariko ibyo uko ari bitatu ntabwo ari kimwe. Buri wese muri twe yaremwe nk'ikiremwa gifite igitsina, kandi ibyo ni byiza. Gukururwa n'uburanga bw'uwo mudahuje igitsina cyangwa kumva umwanya ndangagitsina wawe wahagurutse ni ibintu bisanzwe, birizana kandi byashyizweho n'Imana kugira ngo ushobore kunezererwa ubwiza, naho ubuhehesi buza ari uko umuntu abyihitiyemo. Ubuhehesi ni igihe uhisemo kubika mu bitekerezo byawe icyo wifuza gukoresha umubiri wawe. Ushobora gukururwa n'uburanga bw'umuntu ndetse ukageza aho umwanya ndangagitsina wawe uhagurutse, ariko ukanga gukora icyaha cyo kwifuza gusambana. Abakristo benshi cyane cyane b'abagabo bagira isoni iyo imibiri yabo ikora nk'uko bikwiriye. Iyo babonye nk'umugore mwiza bakumva abagizeho rukuruzi, bagatangira kwibwira ko baguye mu cyaha cy'ubuhehesi, bakagira isoni bakicira urubanza. Ariko kubona ko umuntu ari mwiza ntabwo ari bwo buhehesi, bihinduka ubuhehesi iyo utangiye kubitindaho kugeza aho kumwifuza. Icyo wagombye kumenya ni uko urushaho kwegera Imana niko Satani azarushaho kukugerageza. Umunsi uhinduka umwana w'Imana, Satani yashyize ikiguzi ku buzima bwawe, yifuza kukwica. Ubwo wabaye umwanzi we, nawe ahora ategura uko yakugusha. Rimwe na rimwe iyo usenga uzumva Satani akuzana igitekerezo cy'amafuti ndetse rimwe na rimwe kibi kugira ngo akurangaze cyangwa aguteze isoni. Ntibikaguhangayike cyangwa ngo bigutere isoni, ahubwo ujye uzirikana ko Satani atinya amasengesho yawe kandi azakora uko ashoboye kose ngo ayahagarike. Aho kwicira urubanza uvuga ngo nshobora nte gutekereza ikintu nk'iki, ujye ugifata nk'ikirangaza Satani ashyize imbere yawe, wongere utumbire Imana.
Icya kabiri, umenye neza ibikugerageza uhore witeguye guhangana nabyo. Hari ibintu unyuramo ukumva bigukururira mu bishuko kurusha ibindi. Hari ibintu unyuramo bigahita bigusitaza ako kanya, hari n'ibindi unyuramo ntugire n'icyo wumva. Ibyo bigusitaza nibyo wihariye byerekana aho ufite intege nke, kandi birakwiye kumenya ibyo ari byo neza kuko Satani nawe aba abizi. Satani azi neza aho ugera ugasitara, kandi buri gihe aba ashaka uburyo yakunyuzaho hari iyo mitego. Petero aratuburira ati mube maso. Satani abunze nk'intare kandi ashaka uko yabagwa gitumo murangaye. Ujye uhora wibaza uti nshukwa cyane iyo ndi kumwe nande, iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye, abo dukorana, ikivunge cy'abantu ntazi, iyo ndi jyenyine. Wongere wibaza uti nshukwa cyane iyo meze nte mu mubiri. Birashoboka ko ari igihe uba unaniwe, uri wenyine cyangwa ufite irungu, igihe wigunze cyangwa uhangayitse. Birashoboka kandi ko biba igihe wagize ikikubabaza, iyo ufite umujinya cyangwa uhagaritse umutima, cyangwa iyo wishimiye intsinzi cyangwa wumva unezerewe mu buryo bw'umwuka. Wagombye kumenya neza uburyo bwawe bwihariye bwo gushukwa, maze ukitegura kwirinda ibyo bikugusha uko ushoboye kose. Bibiliya itubwira kenshi ko dukwiye guhora twiteguye ibishuko kandi tukabitsinda. Pawulo yabivuze neza ati ntimuhe Satani urwaho. Kwitegura uburyo uzahangana n'ibishuko biguha kubinesha. Ujye ukurikira inama tugirwa n'umwanditsi w'imigani ngo utegure neza ibyo ukora byose, wirinde ikibi kandi ugende udakebakeba. Ntukure ibirenge byawe mu nzira yo gukora ibyiza. Abakiranutsi birinda inzira y'ibibi kandi barinda ubugingo bwabo bareba neza iyo bajya. Icya gatatu, usaba Imana kugufasha. Ijuru rihora rikinguye amasaha 24 ku minsi, ushobora guhamagara ukabaza igihe cyose ushakiye. Imana yifuza ko uyisaba imbaraga zo kunesha ibishuko. Yarivugiye ngo unyambaze ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago, nanjye nzagukiza nawe uzanyubahisha. Iri ryita isengesho ry'akagira vuba kuko ni isengesho rigufi kandi rirasa ku ntego. Ni isengesho ry'ijambo rimwe rivuga ngo ntabara cyangwa ngo nkiza, akaga. Iyo ibishuko bikomanze ku muryango, ntabwo ufite umwanya wo kujya mu magambo menshi uvugana n'Imana, urataka ugatabaza. Dawidi, Daniyeli, Petero, Pawulo n'abandi benshi cyane basenze bene iryo sengesho rinyarutse batabariza akaga bagezemo. Bibiliya twizeza ko gutabaza kwacu kumvwa kuko Yesu azi neza ingorane zacu. Ibishuko byose ducamo nawe yabinyuzemo. Ashobora kumva neza intege nke zacu kuko yanyuze mu bishuko byose duhura nabyo, ariko ntiyakora icyaha. Niba Imana ihora yiteguye kudutabara ngo tuneshe ibishuko, nicyo gituma tutayitabaza kenshi. Tuvugishije ukuri, hari kenshi tuba tutifuza gutabarwa. Hari ubwo tuba dushaka gutsindwa n'ibishuko nubwo tuba tuzi ko iyo nzira ari mbi. Bene icyo gihe tuba twibwira ko turusha Imana kumenya icyiza kuri twe icyo ari cyo. Ubundi dutinya gutabaza Imana kuko tuba tugwa mu gishuko kimwe kenshi. Ariko burya Imana yo ntirakara, ntirambirwa, ntitwinubira iyo tuyigarukaho kenshi. Bibiliya iravuga ngo nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya. Aho tuzahabonera kubabarirwa no gutabarwa mu gihe tubikeneye. Urukundo rw'Imana ntiruhinduka kandi kwihangana kwayo guhoraho iteka ryose. Niyo byaba ngombwa ngo utabaza Imana inshuro 200 ku munsi, ushaka imbaraga zo kunesha igishuko runaka, Imana izishimira kukugirira imbabazi n'ubuntu. Ntutinye rero, uyegere ushize amanga. Uyisabe imbaraga zo gukora ibikwiye kandi wizere ko iziguha. Ibishuko bidutera kwishingikiriza ku Mana. Nk'uko imizi y'igiti ikomera cyane uko imiyaga ikinyeganyeza, ni nako urushaho gusa na Yesu buri gihe usinze igishuko. Iyo usitaye ukagwa kandi bishobora kukubaho, ntuzagire ngo ibyawe birakurangiranye. Aho kwemera kuneshwa cyangwa gucika intege, utumbira Imana, wizere ko igufasha kandi wibuke igihembo kigutegereje. Iyo abantu bageragejwe ariko bagakomeza bagakomera, baba bakwiye kwishima kuko nibamara kugaragaza kwizera kwabo, Imana izabagororera ubugingo buhoraho. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Buri gishuko ni uburyo bwo guhitamo icyiza. Umurongo wo gufata mu mutwe. Imana iha umugisha abantu bihanganira ibagerageza. Nyuma y'ibyo bazahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranije abayikunda. Yakobo igice cya 1 umurongo wa 12. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ni uwuhe muco wa Kristo uzaba ukuriye muri jye ninesha igishuko kigaruka kenshi mu buzima bwanjye?